Alright, turacyari kumwe mwese, nizera ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane. Umenye n'injyana byose birajyana. Buriya waruzi ko kubura kugenda mu ndege bimaze kumenyerwa na benshi, nk'imwe muri transport cyangwa se mu buryo bwo kugenda mo bari gukoresha inzira y'ikirere, twaho ubutaka, amazi, ikirere no munsi y'ubutaka. Ariko hano tujya ku ruganda ku bijyanye no kugenda mu ndege, turebe ibyiciro nyine by'abagenda mu ndege. Gusa buriya ntago akenshi abantu tugiye muri bisi bisanzwe zigendera ku butaka, inyinshi ziba turi ku myanya imwe cyangwa turi mu byiciro bimwe. Indege rero ya mbere itwara abagenzi yagurutse bwa mbere mu mwaka w'1914. Muri iki gihe indege zitwara abagenzi nyinshi zigezweho, zari zigezweho ku buryo ziba zirimo n'ubu ngubu ugiye kubireba zirimo ibyumba byicarwamo bitewe n'uko abagenzi barutanwa. Muri rusange indege igira ibyumba n'ibyicaro bitatu cyangwa se bine, aho abari muri kimwe bakorerwa ibinyuranye n'abari mu kindi cyiciro, birumvikana bitewe na kompanyi y'indege. Hari icyiciro cya rubanda rusanzwe, icyo bita la classe économique. Hari icyiciro cya rubanda rwihagazeho, la classe économique premium. N'icyiciro cy'abanyamafaranga, la classe affaires, ndetse n'icyiciro cy'abagashize, abo bita le première classe. Abantu nyine baba bafite agatubutse cyane kurusha abandi kabagashize nyine. Ukana bavuga n'agahinda. Abantu ari mu cyiciro cy'abagashize, iki nako bita gahinda. Aha rero ibyo byicaro biba biri mu byumba bikaswe mu ndege, byicarwamo hakurikijwe ukuri, ahubwo hakurikijwe amafaranga cyangwa se igiciro wishyuye n'ibyo ushaka gukorerwa nyine nk'uko nabikubwiye. Hari kompanyi nto z'indege zitagira ibyo byiciro, zikicaza abantu bose mu cyiciro kimwe muri rusange, icyiciro cya la classe économique, ariko hakaba intebe zitanganya ubugari ndetse n'iby'umwe ahawe cyangwa se akorewe bikanyurana n'ibyakorewe abandi bitewe n'uko buri wese yishyuye. Icyiciro cya rubanda rusanzwe kareho duhera, la classe économique. Icyiciro cya rubanda rusanzwe, ibyicaro byo muri iki cyiciro bigenewe abatagira amafaranga menshi, batifuza kwaya cyangwa se gusesagura. Hari n'abayafite bahicara bitewe n'uko urugendo bafasha atari rurerure bitewe n'ubushake. Abicara hano rero ni babandi ba rubanda rusanzwe rudashakira rushaka gusa kugera iyo rushaka. Ugura itike gusa wowe ubwawe ukagura itike, kandi ibinahendutse ugeranije n'ibindi byiciro turi bugarukeho. Icyiciro mu ndimi z'amahanga cyitwa la classe économique mu gifaransa cyangwa se economic class. Bivuga ko ibingibi bishatse kuvuga, hari n'ababyita icyiciro cya coach cyangwa se ko bita mukumba cyangwa standard ahasanzwe, cyangwa main cabin cyangwa se cabine principale mu kizungu. N'ibyiciro bimeze nko muri twegerane, udutebe duto cyane cyane ngo hagati ya santimetero 40 na 48 z'ubugari. Hagati y'intebe n'izindi nta mwanya ugaragara ubu hari, usanga umwanya wo gushyiramo amaguru hagati y'intebe iri imbere n'indi utarenza hagati ya santimetero 76 na 86. Hano rero hari ubwo kompanyi y'indege iba yarateganije ibinyobwa n'ibiribwa na za n'ubundi buryo bwo kumva umuziki buri wese yakumvira muri za ekuteri uko abishaka atavuye ahari. Niba rero ugiye kugura nka tike y'indege ukaba nta mafaranga menshi ufite cyangwa se udashaka gusesagura, ujye wibuka ubabwire mu buryo bwumvikana ko ushaka icyicaro cya rubanda rusanzwe, ahitwa classe économique cyangwa se economy class. Icyo ni icya mbere. Reka tujye ku cyicaro cya rubanda rwihagaze, la classe économique premium. Nyuma y'icyiciro cya rubanda rusanzwe twageranije na twegerane cyangwa se ahasanzwe hose, haza icyumba cyangwa imyanya ya rubanda rwihagazeho bita premium economy class cyangwa se la classe économique premium.
abicaye aha baba bishyuye amafaranga y'itike yisumbuyeho gato ku yaba bandi ba mbere. Aba bahabwa ubwinyagamburiro mu ntebe ho gato kandi bakabona aho baramburira amaguru hasumbaho gato aba mbere. Nanone hari serivisi zihabwa aba bari muri rubanda rusanzwe gusa badahabwa. Abo mu cyiciro cya mbere na mu cyiciro cya kabiri bakunze kugendera mu cyumba kimwe cyitwa main cabin cyangwa se cabine principale mu kizuru kinini. Aba bakunze kubanza ahagana imbere no kwinjirira imbere. Bamwe ba mbere rero bakinjirira inyuma. Abo muri ibi byiciro rero bya rubanda rwihagazeho bakunze guhabwa ibiryo byiza kurusha babandi ba mbere kandi binyuranye, bakemererwa imizigo iremereye cyane, ibiro biriyongera kandi bakarusha nyine bamwe ba mbere. Niba rero wakundaga nko kugenda mu byicaro bya rubanda rusanzwe ukumva utaha uzongereho nyine ubashe kugenda nyine muri iki cyiciro kindi kihagazeho gato. Akazi icyiciro cy'abanyamafaranga la classe affaire. Iki ni ikindi cyumba cyo mu ndege gitandukanye kure na bya bindi bibiri tumaze kuvuga. Abicaye hano bo bahabwa ibyicaro by'irahana za serivisi zihenze ziruta kure cyane izihabwa babandi. Yewe ndetse n'abakozi bo mu ndege bakora hano ntibagera muri rubanda rwicaye iyi nyuma. Abicaye hano rero bitwa ko bicaye muri classe affaire cyangwa se business class. Bakunze kuba ari abacuruzi, abahanzi n'abandi bagashize. Ibyicaro byabo rero byahimbwe bwa mbere n'uwitwa Qantas na Pan Am. Ibyiciro bimeze nko muri za saro z'abakire, niko bundi urebye abagenda bahicaye ukuntu biba bimeze nyine muri business class. Intebe zishobora kwihindukiza no kwihina, amafunguro nk'ayo muri za resitora n'amahoteli y'inyenyeri 5 kandi usaba igihe ushakiye ibyo ushaka rwose. Haba n'ubunywero buto, usanga harimo n'akamini bar. Yari ritarimo haba harimo serivisi zayo nyine z'ako kamini bar, ugatumiza inzoga yose cyangwa se ikinyobwa cyose ushaka, harimo na za champagne n'andi mayoga ahenze. Muri iki cyiciro kandi hari indege ziba zihafite n'uburiri urambura nk'iwawe ukiryamira, televiziyo nini ukirebera ibyo wifuza n'ibindi. Hari n'izigiramo saro zogosha cyangwa se zitunganya imisatsi yawe. Ku bagenzi rero bagashize bamara amasaha menshi mu kirere, hari n'abemera kwishyura iyi myanya kubera ibyubahiro bumva bafite gusa cyangwa se ishema. Usanga itike hano ikubye inshuro 2 kugera kuri 5 iz'abicaye muri rwa rubanda rusanzwe. Tuguye nk'urugero, niba nk'uri muri economy class yishyuye amadolari 1,200 y'urugendo, uri muri business class yishyura nk'amadolari 2,500 kugera ku 6,500 bitewe na serivisi ushaka uko zigenda zirutana. Reka tujye ku cyiciro cy'abagashize. Abicaye hano nibo abandi barenze imyanya nimero ya mbere mu ndege bahita ahanga bahabwa ibikorerwa abicaye mu byiciro bya bindi byose by'abanyamafaranga twavugaga bya la classe affaire ukubye inshuro 2 cyangwa zirenga. Ibi byiciro rero birahebuje, gihindukiza byigonda, batumiza icyo kurya bifuza cyose bagahita bagihabwa. Bagiramo bar, akabari ifite n'umubarimani, bahabwa imyidagaduro ishoboka kandi nibo bonyine bagira connection ya wifi ya internet mu kirere, ndetse bagakomeza no gukoresha telefone zabo nta nkomyi. Muri ibyiciro buri mugenzi wese ahabwa umukozi mu ndege mwiza wo kumwitaho ku giti cye. Ababishaka banakorerwa massage mu kumba ke aho ngaho uko bishaka, umuziki na za filime yifuza mu ekuteri zinyuranye n'ibyo yifuza kurya byose, nko kujya tumiza ibyo wifuza ku ikarita zo muri resitora zisanzwe. Hari n'indege ziha abishyuye itike ibyumba 3, harimo icyumba cyo kuryamamo, saro yo kwakiriramo abaye wafata nka saro, uburiri bugari bwiza, ubwogero, salle de bain cyangwa douche udasangiye n'abandi n'ibindi byiza byinshi.
abagendera rero muri premier class cyangwa se first class bakorerwa ibintu byose bishoboka, bagateteshwa ku kiguzi cyose gishoboka byasaba byose, ariko nibo baba barabyishyuye mu itike ibikubye inshuro 3 nibura iyo abagendera mu cyiciro kibanziriza iki ngiki, icyiciro cy'abanyamafaranga. Aha bagenda ari aba VIP, ibyamamare nibo bagendamo, ibikomangoma, abategetsi n'abana babo n'abandi bagashize. Ubwo ni kagahinda mvuga. Iyo rero batafashe indege zabo bwite, ariko aho yafite wahagendera niyo byaba rimwe gusa mu buzima uko biba bimeze. Hari umukunzi wacu rero wadusabye nyine ngo tuzamusobanurire ibijyanye n'ibi byiciro by'indege, ngo twagerageje tugende ku makuru tugenda dukura ku mbuga zitandukanye cyane cyane z'amakompanyi y'indege.